mu nzozi ngiye umuntu ngiye nifuza ko twakorana mu Rwanda umurasta bita Noze Kivumbi. None se ko nagwitishijemo ntuvuge ko umukunda? Oye nyine Kivumbi wehe nuko nyine nkunda ibintu byiwe ariko ariko no mukompyaninga n'abandi bantu barenze badanje. Hanyuma ukumva ntarenze? Ararenze ariko aragiye ashaka Kivumbi mujyanyeze na Bruce Melody. Nyine tumva nyine ari tumva harimo itandukanye. The Ben Empire. Avoid and you pray. Ndagusuhuje kana none ngo hayi kaze wo kundi ibiganiro byacu umunsi ku munsi. Nitwa Mr Ben. Iyo utarengejeho promotsa nagure bagyuzuye ndi umwana w'umushubikunda kandi ubyemera. Nyita Prince w'inaha, nyita gitare cy'amahanga. Tubana kuri Ben Empire ugakurikira ibiganiro byacu umunsi ku munsi. Uyu munsi muri wa mujyo mwiza duhorana kandi twizera ko tuzanahorana. Twakiriye umuhanzi. Niwe muhanzi ukomeye yakoze indirimbo kandi akora indirimbo nziza cyane, akoreshamo umuvideo vixen mwiza umeze neza, akoramo na bimwe mu bintu ari buze kudusobanurira, yitayeho cyane yakoze. Ndagushimiye rero kandi nguhaye ikaze. Ndakwakiriye kuri Ben Empire. Murakoze cyane. Turi kumwe nande ku bantu batakuzi? Come Badman Ferry. Ferry Nova. Ferry Nova. Ku muntu utagusobanukiwe cyangwa utakuzi yakuvuga gute? Umuntu utansobanukiwe yambonye se cyangwa atambonye? Umuntu dukurikiye tureba utakutuzi utagusobanukiwe wamwibwira gute we muri rusange? Ngomba kumubwira nk'umuntu w'umuhanzi ko twamaze kubarabara ko ngende umuhanzi. Okay, twagiye. Yego. Yeah. Now me I go give you something that you never seen before. Now me I always get you by my side forever, you know for sure. Morukuno nguhesho. Yo, that's wagwan. None iyo uturirimba indirimbo, iyo ndirimbo ni yawe cyangwa ni yundi muntu? Iyo ndirimbo ni yanjye nyine, ni nayo iri hanze. Yitwa gute? Yitwa Yo West. Iyo ndirimbo iba kuyihe cyane? Iyi ndirimbo iri kuri Manele Entertainment. Okay. Indirimbo yawe yasohotse ryari? Yasohotse ku itariki asobwe tariki ndazibukara. Ntago yibuka indirimbo yagereye hanze. Ntago niwe gitari. Hashize ngewe nkubikurikira hashize nk'iminsi nk'ine 5 guciyo ndirimbo igiye hanze. Iyo ndirimbo ishatse kuvuga iki? Ushaka kuvuga se izina ryayo? Nyine ujya kuyandika cyangwa ujya kuyiririmba yari shatse gusobanura iki? Yari shatse kuvuga iki? Nyine urumva indirimbo ni y'urukundo, utakagiza umukobwa iki n'ibiki, nibyo nyine tu. Ni y'urukundo utakagiza umukobwa. Inkuru irimo ni inkuru yawe mpamo? Oya, nagari inkuru mpamo. Nibitekerezo nyine, inspiration ukurande hano iki n'iki, nagari inkuru mpamo kabisa. Okay. Amakuru mfite atari hivumbi uba muri label yitwa Manele Entertainment. Manele ni muntu ki kuri wowe? Manele ni umuntu ufata nka papa, kuko nyine ari byinshi amfasha mu muziki. None mujya guhura na Manele mwahuye gute? Story y'ukuntu mwahuye na Manele. Story y'ukuntu twahuye na Manele. Ukuntu twahuye na Manele, nyine Manele ngiye yumvise vibes zanjye kubera ko ari audio narakoze. Ndayikora uburyo yakorerwa video, tuza nyine aza kuyumva nyine yumva nyine ramushimishije, aravuga ati se wakaje tukwanza tukanakwese tukareba ngo ni ibiki, nyuma ukazasinya nyine muri label ukinjira ukabemera kuba managingwa nanjye. Uravuze ngo ukazasinya muri label bisobanuye ko ntago urasinya? Ntabwo ndasinya. Ariko mu kugufasha muri video n'iki ni nta ndirimbo ya uploadinze kuri channel ya Manele Entertainment, nuko yagufashije gukora na video, ariko audio wari usanzwe ifite? Oya, audio navugaga ni indirimbo yindi yo ntagifite video. Ntagifite video, niyo yumvise yumva nyine iramushimishije, ndavuga ati waza ukajya muri studio ugakora indi boro, kuko iyo ngiyo yaremeze nkaho imaze gusaza nyine, yari maze igihe kirekire cyangwa umwaka. Abati waza muri studio tugakora indi boro nshyashya, tukareba ngo ni ibiki, tukakora na video tukaploadinga, then nyuma nyine
tugasinya contract nyine kuba kwinjira muri label ukabemera kuba managing nanjye. Ubu ngubu ufite icyizere se ko nyuma y'uko indirimbo isohotse n'uko ihagaze ufite icyizere ko wazajya muri label? Icyizere cyo kirahari cyane ahubwo kirahari kuko n'ubu ngubu turimo kubyuzuza. Ni ibintu bice biri kubura kugira ngo birangire, ubundi bisa nkaho byarangiye. Yego, bisa nkaho byarangiye gusa nyine. Indirimbo iyo uyireba munsi ntago handitseho yakozwe nande, ariko iyo yumva ku muntu yumva wumvamo akantu ka producer Ndaba. Producer Ndaba ni muntu ki kuri wowe? Producer Ndaba ni umuvandimwe wanjye. Producer Ndaba ni umuvandimwe wanjye twakuranye kuva mu buto. Ewana ndabizi no aranduta bivuze ngo ibyanjye byose nyine nyiro umwana arabizi, ndi gukina ibintu by'ibyondo iby'abana n'ibiki byose arabizi. Nanjye ndamuzi nyine umufata nk'umuntu makuru, nyine umuvandimwe wanjye nyine kabisa nicyo asobanuye kuri njye. Hari uruhare yagize mu kuba wahura na Maneri? Harimo uruhare kuko nyine we nawe yumvise ko mfite nyine nifitemo akantu kagatara nyine ntabwo business byari ibyo urumva. Nawe ntabwo urishuwa ku mpano yawe? Ntabwo ndabashwa neza. Ubundi umikinga shwa neza k'impano yawe ari ahantu imaze kugera mani, urumva ari ikintu imaze kukugeza. Niba yakugaburira ubundi nubwo umenya ko ufite impano. Yego. Ubuzima bwakugishije iki? Ubuzima ikintu bwangishije no kubaha kabisa. Ni ukubaha? Kubera iki? Nyine iyo ubashye abantu nyine iyo ubashije kubaha umuntu runaka bituma nawe azaguhuza n'undi muntu, kubera ko nyine umuhuza wamwereye imbuto nziza. Nyine ikirenze nyine no kubaha umuntu kabisa. Ubuzima bwakugishije kubaha. None kuva utangiye umuziki, utangiye neza, ukora indirimbo nziza, uhura na Maneri, murakora ibintu bigenda neza, hanyuma ninde muhanzi w'icyitegererezo cyangwa ureba nka role model wawe hano mu Rwanda? Hano mu Rwanda se sinindira role model mu Rwanda. Wa muhanzi wakuze cyangwa ukora n'ubumaginga uvuga ati uyu nguyu mureberaho numva nagitera mu ntambwe nk'iyi? Ubu se ninde? Simbizi kabisa, ni benshi kubera ko ngiye bose n'ubundi numva mbakunze. Nyine bose bafata nk'abaromodo, ntago navanga na mentioning umuntu ngo runaka ngo niyo nguyu, kubera ko bose ndabakunda. Uko ikintu cyose nkagikunda kintera inspiration, n'undi nawe gutyo ntago navanga ndamentioning umuntu runaka. Ngiye kugukoresha akantu gasa nk'aka game. Iyo uvuze gutyo mpita ntangira gukoresha game. Tugiye uvuze ko abahanzi bose bakunda, hanyuma ubu tugiye kugenda ndavuga abahanzi babiri uzuhitamo umwe, mvuga abahanzi babiri uhitamo umwe. Twagiye Bulldog, Ishkevin Fireman, Ishkevin The Ben, Ishkevin Bruce Melody, Bruce Melody Bwiza, Bruce Melody Kivumbi King, Bruce Melody Yaman, Bruce Melody. Kubera iki Bruce Melody? Abantu bose bari comparinga na Bruce Melody ndikumva bose baciritse kabisa. Noneho bisobanuye ko The Ben na Bruce Melody wemeramo Bruce Melody? Bien. Nase ntiwavuze ngo abahanzi bose urabakunda? Waje kumbwira ngo abahanzi bose ngo bafata kimwe. None maze kumenya ko hari abo ugeraho ugakunda kurusha abandi. Rero abahanzi narabavumbuye, ntago mwamushaka ngo kwiteranya, ngo muze kuvuga ngo yangu oya ngo ngewe ngo aho ngaho mba nkujyanyemo neza. Mbo none nicyo ubwira umwana wicaye hariya uri gushaka gutekereza kuza mu muziki, ari gushaka kuza gukora umuziki, ashaka gutangira gukora umuziki, niki wamubwira bitewe we n'imvune uhura nazo cyangwa n'ibyo wowe uri gukora ubu ngubu? Ngiye ikintu namubwira ni ugukomeza agacurenga kabisa, gukomeza akagerageza. Twese turi kugerageza
nawe uzi nyine ngejo ngo ni ibiki ariko tuba turimo kugerageza ngo turebe niba byacamo araguma ukagerageza ukaguma ugahatiza nta gucika intege ugahatiriza amaka nta gucika intege kabisa. Nyuma y'uko iriya ndirimbo yawe isohotse ni iyihe performance wabonye cyangwa ni iyihe ukura mu bantu, n'iki wakuye mu bantu bakubwiye, n'iki bagusobanuriye? Ngiye nyuma y'uko iriya ndirimbo isohotse abantu banjye barayishimiye bambwira ati ewana. Niki kintu byakwigishije cyangwa abantu bamaje kukubwira nyine ku ndirimbo yawe, bamaje kuguha ku ndirimbo yawe? Feedback ngiye ndi kubona nyine nizimbwira ati mwana komeza ujye imbere ejo bizacamo. Niko bari kumbwira nyine bose nyine izo comment mari kubona cyangwa ni za comment z'abajama bawe. Oya nageza abajama abantu benshi ntanazi. Hari umuntu urabona utazi akaba ari kukubwira akagwa feedback nziza utaruzi cyangwa niba abajama bawe? Ngenda kubwiza ukuri ko indirimbo ikimara gusohoka hanze yewana message ari nk'icya yose ndi kubona abantu ntazi banyandikira mu WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram nyine abantu ntazi nyine tu nkabona n'ubwa mbere mbabonye ariko nyine bakambwira ati indirimbo yatugezeho aha yewana twayikunze Imana ikomereza aho ngaho kabisa. Ukoresha social media? Ndazikoresha. Witwa gute kuri social media? Social media zose yaba Twitter, Instagram, Facebook na IG, even na YouTube ni Ferinova. Ferinova. Iyo YouTube uvuze indirimbo ariko ntago ari hiri, iyo YouTube iba hiki? Iyo YouTube navuga rero niyo iriho ya ndirimbo ya mbere iyo ya kera manira yabashije kumva arayikunze n'akavuga ati ewan bino kabisa turebe ngo ni ibiki. Okay, noneho rero njyewe abantu badukurikira barabizi umuntu nzanye cyangwa tuvuganye mubaza ku tuntu tuduchallenge nkuko nabikoze mu mwanya washize. Ugiye kumbwira nkubaza utubazo dutatu twonyene. Iyo dutsinze ubutsinzwe, iyo dutsinze ntabwo nta kibazo. Iyo dutsinze nabwo nta kibazo. Iyo dutsinze ubu nta kuntu ushiraho igihembo se nta kibazo. Mfite ibihumbi 10. Ugiye kusubiza ibibazo ngiye kukubaza hanyuma nubitsinda ku bantu badukurikira barabimenyereye, nubitsinda ndaguha ayo mafaranga. Urampe ibihumbi 10. Sawa nta kibazo. Okay, ikintu cya mbere, izi ntoki dufite mu Kinyarwanda zigira amazina, zitwa gute mu Kinyarwanda uko ari 5? Izi ntoki se amazina yazo mbo izi ntoki ako kikibazo icyambe cyakunaniye? Oya ntabwo cyane kamaze ntekereze ko nzi ko ngize intoki ndaherangaza uhera aho ushaka mfa kuzimbwira zose. Ahanga ni meme, mukuru wa meme, musumba zose, mukubita rukoko, nyangufi nyirazo. Ntago cyari Kinyarwanda ari mu Kinyarwanda. Nubwo Kinyarwanda ni iki? Ndaza kwigisubiza. Icya kabiri turi mu ntara y'Uburengerazuba. Intara y'Uburengerazuba igira uturere tungahe? Igira uturere ni 12 se. Burya nitungahera banze nibuke. 12. Icya gatatu ari nacyo cya nyuma, u Rwanda rugira imirenge ingahe? U Rwanda rugira imirenge 116. Mu bibazo byose nakubajije watsinzemo ikibazo kimwe. Hanyuma reka dukomeze. Wowe ufite intumbero imeze gute mu muziki wawe? Uragana he, urashaka kugera he? Nge intumbero mfite mu muziki wanjye no ku improving kabisa, no ku improving ibikorwa byanjye nyine ngakora ibintu bitandukanye kabisa. Ngerageza kwisanisha n'abandi bantu bafite aho bamaze kugera. Mu buzima kuva watangira umuziki ari ikintu kigiye kiguca intege? Kinca intege se? Hari icyo wabonye uravuga ati iki ngiki mpuye nacyo ariko ncitse intege? Kamaze ntekereza. So ubu ngubu nari nahura nacyo
ntabwo urahura nacyo nibwo ugitangira, ntabwo urahura n'imvune ntabwo ndahura n'imvune za danje zituma numva nyine ngo nshatse kugivapinga ngo numve ngo cyane ko wahuye n'amahirwe tuzamukira muri Lebo, ntabwo uratangira guhura n'imvune. Ntabwo ndahura n'ibintu ngo bituma ngo bishane inshingano numve ngo ko umuziki ngo nawureka. wifuza kwagura ugakora collabo cyangwa ugakorana n'abandi bantu? Bien. Ni nkande wifuza gukorana nawe? Mu Rwanda se? Mu Rwanda. Hanze ujya kwishira ku rugo? Twavugaga mu Rwanda. Mu Rwanda nabwo byaterwa kuko ari nk'igihe ushobora kuva nk'umuntu runaka nyine kumva ko aba wisumbukurije nyine bya danje. Wowe ku kigero cyawe wavuze ko uri gushaka improvinga cyangwa kujya hejuru, kuki kwitinya kuba wavuga nk'umuntu ukavuga ati ngewe uyu nguyu mu nzozi zanjye mfite nifuza kubona nicaranye nawe ndi gukorana nawe mu nzozi zanjye, ntabwo uri kuvuga ngo kano kanya birakunze cyangwa birajya, ariko mu nzozi zanjye mfite nifuza kubona nicaranye nawe? Nari ngize ngo kuvuga ibintu ngo byavuba hanga. Mu nzozi ngiye umuntu ngiye nifuza ko twakorana mu Rwanda umurasta bita Noze Kivumbi. None se ko nagwitishijemo ntuvuge ko umukunda? Nyine Kivumbi wehe nuko nyine nkunda ibintu byiwe, ariko ari ukuntu umukompyaringa n'abandi bantu barenze badanje. Hanyuma ukumva ntarenze? Ararenze, ariko ari igihe ashaka Kivumbi mu gihe na Bruce Melody nyine tumva nyine ari tumva harimo itandukanye kano kanya birimo. Urumva ni byiza kuba ufite intumbero nziza, ariko hari ibintu tuza twumva bihari mu mihanda. Iyo umwana atangiye kuzamuka, atangiye gukura, atangiye kuza akaza agafatisha mu muziki, ibintu byaje byo kubomora. Urabizi kubomora no kugira uti subiri? Kubomora ntabwo uzari bihe. Kurya abana witwaje fame ufite, uri kumva mu ntumbero ufite cyangwa n'ubu urabikora? ngo ushatse kuvuga iki? Wowe mbwira, n'ubu urabikora cyangwa urumva hari aho bizagera bikaba kwakonye? Njye najye gukubeshya kabisa. Nago muziki ngo mukora kugira ngo uzandishinga ibyana mani, ngo uzatume ngo ndye ibyana, ahubwo ngiye no kugira ngo uzanyubakire ejo heza kabisa. Igisubizo cyiza cyane. Hanyuma ufite umukunzi? nawe ndi single pe. Uri single? Ndi single mubiri wose. Iri searching baramusearching kabisa. Ubuse amakuru mfite uriya mukobwa mwakoresheje muri video murazira? Umukobwa nagiye kubisha namubonye tujya gukora video. Namubonye mugiye gukora video? Sinzi ngo no wahehe nyine. Nyuma yuko umubonye mugiye gukora video, wabonye acting iwe gute? Byagenze gute uko ubona feedback mu ndirimbo nyuma imaje gusohoka? Wabonye bimeze gute? Nyine barambwiye kazi actinga arabizi man. None se muzi ko mwirandirimbo yanyu harimo utuntu tudushego tutavuga? Birimo pe. None se kubera iki birimo se? Nyine niko se nyine yariteguye kabisa. Niko yariteguye? Nabiteguye ku bushake? Ni ku bushake. Ndagushimiye rero, wakoze cyane, kandi ngushimiye ko hano ni mu rugo. Ngushimiye ko wazagaruka tugakomeza tukabana, kandi tukongera tukabana hano kuri Bin Empire. Nta kibazo, twakira abantu hano bafite impano umunsi ku munsi. Ahubwo gira ikintu usaba nyine abantu badukurikira, icyo wabifuzaho cyangwa ubakeneye. Nyine ngiye icyo mbasaba mbifuzaho ni ukomeza nyine gushyigikira ibikorwa byanjye, bakabireba bakabisharinga nyine abantu bikagira kure kabisa. Icyo ngiye nifuza. Ibyiza biri imbere. Imbere ni heza. Ndagushimiye rero, Imana iguhe umugisha. Sawa, murakoze kabisa. Sawa.